munyemerere mpiniraha ahubwo nakire mugenzi wanjye Yotamu mu makuru avugwa mu myidagaduro. Yotamu, uraho neza? Uraho neza Manetsi. Mu myidagaduro ho bimeze bite? Imyidagaduro nk'uko twabikomojeho nk'uko bimaze kumenyerwa buri mpera z'icyumweru tugerageza kubashakira indirimbo nshya zafasha abakunzi b'umuziki kuryoherwa n'iminsi y'ibiruhuko, bumva indirimbo nshya ziganjemo iz'abahanzi bo mu Rwanda ariko tutibagiwe n'izo hanze y'u Rwanda. Abahanzi nyarwanda barimo Lil G, Aline Sano, Oda Paccy Bushari, Filimon ndetse Ice Nova, Zeotrap na Paccy Kizito wiyambajwe n'itsinda The Unity bakoze mu nganzo basohora indirimbo mu cyumweru dusoje mu rwego rwo gususurutsa abafana b'umuziki. Hanze y'u Rwanda abarimo Chris Brown, Jay-Z, Modern, Lady Gaga, Alikiba, Asake, Khaligraph Jones, Mario n'abandi ntibasigaye mu kunezeza abafana babo. Ni muri urwo rwego rero buri mpera z'icyumweru tuba twabakusanyije indirimbo abahanzi b'ibyamamare baba basohoye muri iyo minsi kugira ngo mukomeze gususuruka mwishimira weekend. Umuhanzi Lil G wasaga n'uwaretse umuziki yakoze mu nganzo asohora indirimbo yise Got You Baby. Yavuze ko yamugaruye mu muziki akazakora izindi ndirimbo nyinshi. Yayikoranye n'umuraperi Lontin ukizamuka iwabo muri Polonye aho Lil G asigaye atura kandi akanakorera. Indirimbo yerekeye iby'abakundana bakizirana ku buryo umwe abazi ko yamaze kuba umwe n'umukunzi we ndetse naho umwe muri bo yajya ngo asige undi. Lil G kuri ubu ari mu biruhuko mu Rwanda aho azava muri Nyakanga nyuma yo kuzakorera igitaramo cye cya gatatu mu rwego rwo kwegerana n'abafana be bamaze igihe badahura. Movie ya Kivumbi King yashyize hanze indirimbo nshya yise Move. Ibaye iya kabiri akoze nyuma yuko yinjiye mu mikoranire na 155 Limited, nubwo bataremeza byeruye ko bari gukorana mu buryo bwo kureberera inyungu ze. Iyi ndirimbo yasohokanye n'amashusho yayo mu buryo bw'amajwi yakozwe na Muriro, mu gihe amashusho yafashwe akanatunganywa na Chico Berry. Umuhanzi Aline Sano yakoze mu nganzo asohora indirimbo ye yise Nibikunda kugira ngo ashimishe abafana be ariko anabahamo ubutumwa abavugamo ko bidashoboka ko arekura umukunzi we ngo agende kuko aba yaramaze kumuhitamo. Abaraperi bagize itsinda rya The Unity ryashyize hanze indirimbo nshya bise Jyana Nanjye. Bayikoranye na Paccy Kizito. Aba basore basanzwe bakorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakunze gukora indirimbo biyambaje abahanzi b'amazina akomeye bari mu Rwanda. Nzategereza ya Oda Paccy. Indirimbo umuraperi Oda Paccy yari yarafatanyije na Gisa cy'inganzo nyuma yo kugenda asohora imwe ku yindi muzo yakoze kera hataraza ikoranabuhanga ryo gushyiraho izo ndirimbo. Mu butumwa bwayo havugwamo umuntu umwe uba warabwiye umukunzi we ko atazahora ahari kubwe. Niko bigenda kuko inyuma baza no kugera aho babana nk'umugabo n'umugore ndetse bakubaka umuryango uzira amakimbirane bakanirinda amabwire ya rubanda. Naya Filimon, uyu muhanzi ukizamuka wakunzwe mu ndirimbo ye Delicious yongeye gukora mu nganzo asohora iyo yitwa Na. Muri iyi ndirimbo aba aririmba ukuntu akunda umuntu ariko we akamwihorera, yewe nanasubize ubutumwa bugufi amwandikira bityo akamusaba kuzamufungurira umutima we akinjira. Karimo ya Ice Nova na Slim Drip. Aba bahanzi baririmbamo ukuntu urwango n'urukundo bitabana kure ariko ko abantu bakwiye kumenya ko byose byiturwa.
Panda ya 2Kevin na Zeo Trap ni indirimbo aba baraperi bafatanyije, aho baba bavuga ko batitaye kuba batega iminsi cyane ko Imana iba ibarindishije ijisho ryayo. Ninde ya Sado na Fofo ni indirimbo yitwa Ninde y'abahanzi bashya mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ninge Emi Vox na Nyiribambe. Abaramyi Emi Vox na Nyiribambe bafatanyije gukora mu nganzo bashyira hanze yitwa Ninge. Ni indirimbo irata ukuntu Imana yahinduye amateka nyuma yo kubagirira ubuntu no kubarokora. Izina ry'Imana. Murashi Yano na Bushari ndetse na Kiuba. No or Never ya Mukada, feeling ya Chris Brown ndetse na Leo Thomas. Kuko bikomoje rero manatse nyuma dukomereza hanze cyo kugona tubabwire ko mu ijoro ryo ku itariki ya mbere no ku itariki 2 Gicurasi 2026 Rick Ross na Davido bataramiye i Lusaka muri Zambia mu gitaramo cyari kihagazeho, kuko itike ya make yaguraga arenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni igitaramo cyari cyahuje abaturutse mu bihugu bitandukanye, gusa kizamura umwuka mubi mu Banyazambia kuko igiciro cy'itike yari yatumbagijwe cyane. Kugira ngo wumve uburyo itike zatumbagijwe, iya make yaguraga amakwaca ya Zambia 15,000 angana na miliyoni 1.1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikurikiye yaguraga 20,020 by'amakwaca, hafi miliyoni 1.1 y'amafaranga y'u Rwanda, naho iya VIP yari 25,000 by'amakwaca angana na miliyoni 1.9 y'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo ibi biciro byari hejuru cyane, ntibyabujije abitabira iki gitaramo kukitabira, kuko aho cyagombaga kubera hari hakubise huzuye. Uretse aba bahanzi bari bitabiriye iki gitaramo, Zambia yari yabaye ihuriro ry'ibyamamare, kuko harimo ya Levis na Zeri the Boss Lady bari batumiwe. Mu bandi bitabiriye iki gitaramo barimo The Ben n'umugore w'Icyeza Pamela, DJ Span umunyarwanda uvangira imiziki muri Uganda n'abandi banyuranye. Igitaramo cyateguwe na B Platinum Event cyabereye ahitwa Giela Resort Manet. Yego Yota, nawe dusoreje aya makuru, urakoze cyane. Nawe urakoze cyane Manet. Hanyuma badukurikiye nabo bakoze cyane, reka nanjye mpinira mbashimire cyane rwose byimazeyo. Mukomeze mukurikire gahunda za Mwatu TV, aya makuru yo nakagaruka, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.